mwari muvuze ko abo bantu bose iyo mubibaze musanga batunze abantu dusanga dukurikije imiryango y'abanyarwanda cyangwa se n'abandi banyafurika tuzi ko umuntu aba afite nk'abantu bamugenderaho nibura 4 kandi aya bantu 4 babaho kubera we ariko nanone niyo batabaho kubera niyo batabafite iyo amafaranga yasohotse akajya mu bantu agera ku bantu benshi naho yagura umwenda naho yagura isukari naho yagura iki wa mucuruzi wacuruje kandi agasora. Hanyuma wenda nk'umuyobozi mukuru nko ku kwezi abo bose mu bahemba nk'amafaranga ngana nyine bese ndacyakubwira urumva ni mu rwego nanone natwe twatanze uburyo butuma abantu babona indi mirimo uretse abakora mu ruganda rwabo hari n'abandi babonye akazi bagendeye ku byo dukora nk'abantu bakusanya amasashi hirya no hino mu gihugu no mu mujyi wa Kigali bakatuzanira abo ngabo umubare mfite urenga 20 aho kandi abo bantu baraza bakishyurwa iyo bishyuwe babona amafaranga akafasha mu mibereho yabo kandi biturutse ku system twashyizeho abakora transport cyangwa bayatunda cyangwa bazana imodoka ifite uyitwaye ifite uyigendaho ifite abayipakiye ibinywa karibira kandi nayo irishyurwa aba byose aho kazi katariho ubwo ntabwo ibyo bikagendaho byaboneka. Noneho natwe ibyo dukora turabigurisha ariko iyo tubigurishije twishyura duhemba abakozi tukishyura imisoro tukabishyura ubwishingizi tukagura natwe ibikoresho dukoresha tukishyura umuriro dukoresha tukishyura amazi tukishyura ibikoresho bindi naha twicaye turahishyura kandi naho harasora ayo yose n'amafaranga asirikira n'ibikoresho ubona hano mu biro hose byaraguzwe kandi biguzwe abari imisoro si ibi gusa hari ibikoresho dukoresha mu ruganda hari ibikoresho dukenera buri munsi ibyo rero urumva ko nabyo ari ubukungu bwiyongera. Noneho wajya mu gice cya sociale tugira n'uruhare natwe mu murenge dukoreramo nkuko turafatanya ko bo murenge nibura wo kwishyura mituweli buri mwaka abatishoboye bagera kuri 200 nibura haba hari igikorwa rusange kigaragara cyihutirwa mu murenge natwe tukagiramo uruhare kugira ngo icyo gikorwa kigerweho nko kubaka amashuri kubaka amazu y'abatishoboye cyangwa se ibindi bikorwa bigaragara ko umurenge ukeneye abafatanyabikorwa. Wenda dusa nkaho tugana ku musozo n'izihe ngorane cyangwa imbogamizi mugihura nazo mu myaka 12 uruganda rumaze rushinzwe? Ingorane tuzihuje n'abandi bantu navuga nabo bafite izindi nganda. Ingorane nuko ari imirimo mishya itari imenyereye mu gihugu isaba tekinoloji cyangwa se ubuhanga bwihariye kandi akaba n'abanyarwanda bari bayizi nubwo twagerageje kujya tuzana abahanga bavuye hanze bakaza kwigisha abana b'u Rwanda kugira ngo bakore n'ubu dukorana ariko bakimwe ibibazo kubera ko ntabikora nk'uko bikwiye ariko umunsi ku wundi bagenda bongera ubushobozi n'ubuhanga ariko ibyo bituma tudindira mu kubona ibikoresho dukeneye. N'ingorane nuko nanone n'ubushobozi buke bugaragara ko bagombye kwiyongera kubera ko uko amajyambere agenda yongera mu gihugu uko iterambere rigenda ryiyongera ko inganda ziyongera amasashi akeneye kunagurwa agenda aba menshi cyane ku buryo atagendana n'uko twebwe twagenda twongera ingufu kugira ngo niba twakoraga urugero nka toni 15 mu kwezi tujye twabasha nibura gusya toni 20 cyangwa zirenga. Ni ukuvuga rero ngo amasashi agenda aba menshi ku
kuruta uko twebwe tuyagira. Kandi muzi ko ahubwo uko imashini iyo igenda imara imyaka niko igenda ikora bike kurusha uko yabikoraga ikiri nshyashya. Bisaba ngo twagombye tukongeraho dukorera, tukongera n'amashini. habura iki? Kiracyahari kubera ko wumva kugira ngo ugere ku izo nzego bwo kongera hari ibyo twakoze ko ntabwo byose ibyo dufite twabyubakiye rimwe, ariko haracyari ubukungu butagenda neza muri rusange. Abantu bakeneye ibikoresho byacu bagenda bagabanyuka ubushobozi bwo kugura, bigatuma nabo bagenda bagabanyuka, clientele ikagabanyuka. Hakabaho rero nanone n'amategeko ko gukoresha amasashi bisaba amabwiriza, kandi ntabwo ariko abantu bose bakeneye kuyakoresha bari babona uko baka uburenganzira. Ibyo rero bikaba bibahagaritse ko twe dukorana gusa nabo ubuyobozi bushinzwe kujera ibyo gutunganya amasashi bwemeye kandi bwatangiye ibyangombwa. Mwakira nka toni zingahe mu kwezi cyangwa mu cyumweru mugakoresha zingahe? Ubundi mu kwezi twahita twakira toni ziri hagati y'ibiro 10,000 n'ibihumbi 12,000. Hari n'igihe tuza kuri 15. Ubwo ngubwo nabyo kandi tukabikoresha byose bigashira, ariko ubu byagiye biba byinshi, abashaka kubizana bakazana byinshi tukabyakira. Bari bageze bamaze kugera mu bihumbi 16 buri kwezi. Ubu ni ukuvuga toni 16. Mugakoresha izingana ziteme? Tugakoresha toni zitarenze 16. Mubona se amasoko byibuze cyangwa biracyari imbogamizi? Amasoko araboneka ariko si cyane, kubera ko ababikeneye bose ntabwo ariko bibageraho. Ikindi hari abantu babikoresha ariko bagifite imyumvire y'uko bagomba gukoresha ibivuye hanze nubwo bitemewe. Murakoze cyane. Namwe murakoze.